Inganda enye mu mujyi wa Kigali zirimo urukora umutobe wa Salama zikaba zafunzwe, by'umwihariko uruganda rukora umutobe wa Salam. Ushobora kuba wabyumvishe ugatungurwa. Iyi ngiyo ni operasiyo yakozwe na polisi y'u Rwanda ndetse na RIB ikaba yatanze impuruza imenyesha ahantu ariho hose haba hacururizwa ino mitobe ya Salama ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byavuzwe haruguru. Mu by'ukuri ibyo ngibyo bikwiye kumenwa kuko byaciwe burundu mu gihugu cy'u Rwanda. Inganda zakoraga ibintu bitewe mu mujyi wa Kigali zikaba zafunzwe, higanjemo uru ruganda rwakoraga umutobe wa Salama. Niba rero wumva kino kiganiro ufite ibicuruzwa bigendanye na runo ruganda rwa Salama cyangwa se juice ya Salama, ikiza rwose nuko wayimena hakiri kare nk'uko byavuzwe n'umuvugizi wa RIB Murangira Thierry ndetse n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Boniface Rutikanga, aho bakomeje gutanga ubutumwa bugiye butandukanye bihanangiriza abantu barimo gucuruza juice za Salama, bavuga yuko ibi byatakarijwe agaciro kubera ibyasanzwe byakorerwaga muri runo ruganda bitewe n'umwanda ndetse n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye byavangwaga muri no juice ya Salama. Sibyo kandi gusa banavuze ko hagiye hakurikijwe no kubabinyweye cyane rwose, bibaye byiza wajya no kwipimisha kugira ngo urebe uko uhagaze mu gifu, bitewe nuko ino ji ya Salama rwose ngo ikoranye ibintu biteye ubwoba, ndetse kandi akaba ari niyo mpamvu zimwe muri izi nganda zafunzwe, by'umwihariko n'abarushinze ndetse n'abikoreshaga bakaba bahise batabwa muri yombi. By'umwihariko ni inkuru igezweho aka kanya, akaba ari mpamvu twaba tuyirebye ngo tuyibagezeho kugira ngo mubashe gusobanukirwa, ndetse kandi nimba ugiye no kuyigura ubashe kuba wayihagarika kugira ngo urinde ubuzima bwawe. Juice ya Salama rero ikaba yakuwe ku isoko ndetse kandi ikaba itemerewe gukoreshwa ndetse kandi ikaba itemerewe gucuruzwa, ntiyemerewe kugurishwa umuntu uwo ari wese, yaba ari umunyarwanda ndetse n'umunyamahanga mu gihugu cy'u Rwanda. Ntiyemerewe gukoreshwa cyangwa se kuba yakoreshwa nka transport ivanwa ahantu hamwe ijyanwa ahandi ngo ikoreshwe mu buryo bw'ubucuruzi, kubera ko iyi ngiyi yaciwe. Ahangane kuri Umutobe mwibutsa ko nimba rwo rwambere yagize kuri YouTube channel batakora subscribe, kandi subscribe ndetse kandi ukanda ukazagera kugira ngo ujye ukurikirana amakuru nk'aya ngaya abagezweho buri munsi. Ngende Umutobe ndabashimiye.